Reka tubahe ikaze rero kuri Akumunsi YouTube channel. Uyu munsi tubazaniye amakuru y'ingenzi ashobora kugufasha niba rero warize ibijyanye na chemistry kandi ukaba uri gutekereza kuba wakora ikizamini muri Rwanda Standard Board. Cyane cyane kuri uyu mwanya ugarutse inshuro zirenga 3, ni uyu mwanya ujyanye na volume and mass control officer ndetse n'uyu mwanya wa pesticide residue laboratory officers, yewe n'uyu wa electrical standard officer. Yose ni imyanya igarutse ku isoko ubugira kane kose ku bantu bagiye bakoramo ibizamini. Ngira ngo barabizi cyane, barabizi yuko imyanya ikubita, kandi iki kigo gihemba neza rwose, gihemba neza. Nimvuga ngo gihemba neza ubyumve, ni ikigo gikomeye kuri level ya 5 n'ibice 2, abahembwa amafaranga menshi akaba hafi 550 600. No kuvanga bafata hagati 500 na 600. Ayo ni amafaranga ajya in cash, ajya mu mufuka. Mumva ko ari amafaranga menshi. Niyo mpamvu rero uyu mwanya mbazaniye amakuru meza ku bantu bazakoramo ikizamini cyangwa se bashaka gukoramo application. Tubafitiye ibizamini byagiye bikorwa kuri iyi myanya, cyane cyane uyu mwanya wa pesticide residue laboratory officers. Kugira ngo tuguhe ibizamini byakozwemo, urajya kuri email ya akumunsi@gmail.com cyangwa se ujye kuri WhatsApp. Nimero ngiye kubabwira ni 07963844. Niba ushaka iki kizamini twandikire kuri 0796383844. Iki kizamini tuhita tukiguha, ariko mbere yuko tukiguha yuko unatwandikira iki kizamini bitewe na competitors cyangwa se uburyo abantu bagikenemo cyane. Ushaka ikizamini gikosoye arajya yishyura amafaranga 10,000, ubundi tumuha ikizamini gikosoye agenda yigeragereze amahirwe. Kandi cyiza cyacu tugenda tugwa n'ibindi bizamini byagiye bikorwa, kuko RSSB hari igihe ukuntu igenda icanganya bya bibazo kugira ngo ijijishe abantu. Ibyo ibibazo byose rero iyo wabisomye ku myanya igiye itandukanye, ahangaha bigwa amahirwe kuba watsinda ikizamini cyo kwandika, hanyuma nawe ugasigarana uruhare rwo kugira iki, rwo gushaka uburyo wideburiya mu bijyanye na interview. Mbizeze rero yuko kuri uyu mwanya wa pesticide residue laboratory officers ni umwanya ugenewe abashimiste gusa, bachelor degree in chemistry. Ariko nkuko muri kubibona, ikintu ugomba kujya mu kizamini uzi ni ikijyanye na job description cyangwa se job responsibilities. Harimo conduct laboratory analytical work according to the unity action plan. Ahangaha uba ugomba kubuzi ibikorwa by'ingenzi bikorerwa muri laboratoire, ubuzi ibikoresho bakorera muri laboratoire, uzi standard zo muri laboratoire cyangwa se uzi equipment zo muri laboratoire. Harimo za high performance liquid chromatography, harimo za mass chromatography, usanga arizo zikoreshwa ahangaha. Ugomba rero kubuzi nosiyo kuri ibyo bintu byose. Ikindi cya kabiri, ugomba kuba ufite nosiyo ku kijyanye na ISO 17025. Iyi ni quality management system. Iyi document nayo iraboneka cyane, wayisomye neza ikibazo bakubazaho ntago cyakunanira. Iyi document niba utayifite, urinjira muri groupe ya Akumunsi ya WhatsApp, urareba kuri WhatsApp yacu, urebe video description cyangwa se urebe kuri description ya channel, urahita ubonamo group link, ubundi winjiremo, ubundi tubashe kuba twagufasha kuguha zino document. Ikindi cya gatatu, maintain the inventory of laboratory equipment and other assigned assets. Kubuzi neza equipment zikoreshwa kuri uriya mwanya wa pesticide residues laboratory officers, ukamenya equipment bakoreshamo, kandi buri equipment yose ukaba uyisobanukiwe. Ibi ngibi nta kundi uzayisobanukirwa, nuko uzajya kuri Google, nuko uzajya ku rubuga rwa RSB Rwanda Standard Board, ukaba wasoma amabwiriza yose. Ariko ahanga icyo nakubwira bibanda kuri high performance liquid chromatography. Ahanga niho uzasanga ibibazo byibanze. Ikindi rero, draft test method and laboratory based on international standard guideline based on principle of measurement science and technique, and submit to the direct supervision for review and approval and ensure continued suitability of the developed methods.
iki cyo ntabwo nakubwira ngo urakiga ibi ngibi. Gutegura za standard ugendeye kuri international standard ni ibintu nawe utawiyamina nk'umuntu uba ugeze mu kazi. Ikindi, monitor maintenance plan of laboratory standard. Niba uzi gukoresha zile equipment zo muri laboratoire zo muri RSSB, uba ugomba no kumenya uburyo ukora maintenance yazo, kuko umukozi niwe ukora maintenance kugira ngo abashe kuba yakora organization ya zila equipment. Ikindi, maintain the laboratory in date and organized manner at all time. Ahangaha ni nk'inshingano z'ahandi hose, uba ugomba gukorera ahantu hafite isuku, ndetse n'ibikoresho equipment nizo ziba ziguhemba, uba ugomba kuzigirira isuku. Ibi ngibi rero, uburyo equipment zigiririzwa isuku, maintenance, uburyo bakora calibration ya equipment, ibi byose uratwandikira kuri WhatsApp turabimuha rwose ku mafaranga 10,000. Ntabwo ari amafaranga menshi. Ibi byose izi document zose upfa kuba ufite umwanya wo kuzisoma, turazikoherereza. Hanyuma, participate in the proficient testing. In proficient testing, kugira ngo ubashe kwisobanukirwa neza, uzasoma iriya ISO ES 17025, nibwo bakwereka ese iyi proficient test ipima gute. Ikindi ni prepare weekly, monthly, quarterly and annual report. Ibi byo ni bisanzwe yuko umuntu wese uri mu kazi abasha gutegura raporo ze zose, kandi akazishyikiriza nde supervisor we. Ushobora kuba ari raporo ya buri cyumweru, ya buri kwezi, ya buri gihembwe, ndetse na raporo y'umwaka, ukaba wayishyikiriza nde supervisor wawe. Nta kindi rero bisaba kujya mu applying kuri uyu mwanya, ni ukuba ufite bachelor degree in chemistry. Ubu se waba warize yose ijyanye na chemistry, wemerewe ku applying kuri uyu mwanya. Hanyuma bashimiste rero, mwa applying kuri uyu mwanya, ubu ni mutwandikire kuri 0790 63 388 388 Iyi nimero ni ya WhatsApp, ntago ihamagarwa. Bibutse ko utwandikira kuri WhatsApp iduhamagaye icamo, ariko nawe twaje kwifata bitewe n'akazi kenshi tuba turimo. Iyi nimero rero ndaza kuyishyira muri video description kugira ngo buri wese aze kuba yayibona. Undi mwanya n'abakonsa muri RSSB bahemba amafaranga make revuga 5.2. Yes, ni uyu mwanya wa electrical standard electrical standard officers. Ahanga kujya wa applying ho rero murabona ko ari abantu benshi, aba nabo batwandikire mutwandikire tuba hari ukuntu umuntu ajya afata umwanya akajya gukora ikizamini ariko nta makuru afite, ukagenda ugasanga gukora ikizamini cya IKI abonye amanota 3, 4, 5. Twebwe kandi ugasanga yategesheje 20 cyangwa se 30. Kibaza ayo mafaranga umuntu ayapfushirije cyubusa. Twe turi gusaba 10,000 tukaguha document bagiye bakora, yewe nta nubwo bajya out of, ahubwo bagenda bacanganya, tuguha ibizamini 3 cyangwa 4. Weho iyo umaze kubikosora byose uri kubyumva neza, nkwijeje yuko ikizamini ntago waburamo amanota 70%. Hanyuma wowe ukazasigara uri guhangana n'iki no gushaka amanota muri interview. Hanyuma kuri uyu mwanya wa electrical standard officers, urabona ko bakeneye bachelor, abantu bize ba electrical engineering, electrochemical, power system, renewable energy na electrical power engineering. Abani bo bemerewe kwa applying kuri uyu mwanya wa electrical standard. Naho rero nkuko muri kubibona, iyo ujya gutegura ikizamini, abantu bakurikira ku munsi, nta rindi banga ryo gutsinda ikizamini cyo kwandika, nuko usoma ino job responsibilities. Kandi niyo ujye mu kizamini cya interview, zino job responsibilities barazikubaza. Niyo mpamvu rero ari ngombwa kuba wazifata mu mutwe kugira ngo nujya gukora ikizamini, yaba icyo kwandika yaba n'icyo kuvuga, uzaba ubizi neza kandi ubivuge udategwa. Ikindi kizamini cyangwa se indi position ya mass volume and mass control officers. Yes, uyu mwanya rero urajya kumera nk'uriya wa mbere, kuko urabona ko ari laboratory. Ku bantu bari butwandikire kuri pesticide bifitiye inote yabo y'10,000, no kuri uyu mwanya naho mutwandikire, naho turabaha document zirabasha kuba zabafasha. Kandi ndabizeza yuko umuntu wese uzaba wakozemo kino kizamini rwose ntaga azavuga ngo amafaranga ye yatangiye ubusa, ahubwo azavuga ati wow, bya bintu waduhaye byangiriye akamaro, nubwo wenda nagize 80 nkajya muri interview bikananira, ariko ari waduhaye document
wari waduhaye document. Impamvu rero dushyiraho iki giciro nuko natwe gushaka izo document biraduhenda cyane, ndetse document tubaha nuko document ziba zikosoye biba byaradutwaye umwanya rero kugira ngo tubashe kuzikosora. Nayo mpamvu rero ziba zihagaze kuri icyo giciro. Ntimukajye mucika intege ngo twabaciye amafaranga, ahubwo tuba twizeye neza yuko ubumenyi tugiye kubaha biraza kubafasha. Niba ari gutegesha itike ya 15 ukagenda ukabona amanota 2, hano ukishyura 10,000 ukagenda ukabona amanota 80, urumva byibuze unataha unanezerewe ufite n'icyizere uvuga utubutaha wow, kangene ntegura interview ibindi nabyo bizaza. Ibindi kubibabwira yuko hari abantu benshi bakora muri RSSB, Rwanda Standard Board, akumunsi yabashije kuba yafasha bakabonamo akazi. Kandi nta kubafasha kundi ni ukubaha documents ziri specified, bakiga ikizamini cya ekri bakagenda bakagitsinda, wenda bagasigara bari guhangana n'ikizamini cya ikizamini cyo kwandika bakagitsinda, bagasigara bari guhangana n'ikizamini cya ekri. Harimo abantu benshi rwose nzi bakora muri RSSB bafashijwe na akumunsi, kandi barashimye rwose, baravuze ati waradufashije cyane. Namwe rero nawe ufite inyota yo gukora muri RSSB mu kigo gikomeye mu Rwanda, kigo cy'ubuziranenge rwose, gutanga 10,000 hano kuri akumunsi ntago ari amafaranga menshi cyane. Rero ku bantu bize ibijyanye n'ibingibi nka applying kuri volume and mass control officer, hanyuma akumunsi ikibereho no kubafasha kandi tukabafasha natwe mudufasha kugira ngo tubashe kuba twafashanya. Yes, undi mwanya rero uhari nabonye ko hari volume and mass control, pesticide residue laboratory officer, akaza electrical standard officer. Yes, iyo niyo myanya iri hehe muri Rwanda Standard Board. Ku bantu rero bari abize ibintu, iki kigo gishyira umwanya umwe hanze ku isoko, gishyira umwanya umwe ku isoko, ariko umuntu wanjye wateguye neza ikizamini cyo kwandika. Icyo nakubwira amabanga kugira ngo uzabone akazi muri iki kigo nuko uhora ukoramo ibizamini bagira bakakumenyera. Iyo bamaze kukumenyera rero bigenda gute? Ndashaka kubibira ibanga. Iyo bamaze kukumenya muri Rwanda Standard Board, bajya bagira session y'ama internship, bahita baguhamagara iyo ukozemo 3 cyangwa 4, babona uri gupasinga ikizamini cyo kwandika neza, uri guhura nabo kenshi kuri pano ya interview, inshuro 4 ya 5 bigira ku nshuro ya 4, bahita bategura abantu bose bari muri system kuko database baba bazifite, bagategura abantu bakabategurira icyo bita internship, bakaza bakabamenyereza. Hanyuma rero iyo bagwamaye kuri internship, mubwiza ukuri kuba wizeyemo akazi, kuko imyanya ibigiye kujya ku isoko, noneho bagwa amahirwe iyo kuba watsinda no kuba wahabwamo akazi. Biba bigaragara rero yuko ufitemo ubumenyi ndetse n'ibyabo maze kubimenyera. Nibaguha akazi kabo uzagatumika neza kandi inshingano zawe ukazuzuza neza. Rero kuri Mifotra hari n'utundi tuzi tugiye dutandukanye, ariko kuri uyu munsi nashatse kubaganira kuri iriya. Niba ufite 10,000 warize chemistry cyangwa se warize biriya twabonye kubazakora ku mwanya wa volume and mass control officers, muratwandikira kuri WhatsApp, turayishyira muri video description, nimero ya WhatsApp muratwandikiraho. Iyi nimero nuko twandikira kuri WhatsApp, ntabwo wayihamagara, no kugira ngo tubashe kuba twahuza amakuru neza. Ushaka kuyihamagara igacamo, ariko akenshi ntabwo biri gucamo, ariko kuri WhatsApp nutwandikira neza turahita tugusubiza directly. Iyi rero yari akumunsi. Reka ariko mbereke kugira ngo tubereke yuko ibyo tuba tuvuga atari ukuvuga ngo ni amagambo gusa. Ikizamini cya pesticide residue laboratory officers, muzi ko babaza ibibazo 50. Dore ikibazo cya mbere rero babazaga, cya mbere mu bizamini byakozwe kuri Rwanda Standard Board: what is the mean by pesticide residue? Ubu simba komeje ndabakopeje, ariko dore n'igisubizo. Ngira ngo rero iyi document yose irahari y'ibibazo 50 ku note y'10,000 byawe, uratwishyura hanyuma duhite tuyikoherereza. Hano what is mean by pesticide, igisubizo cyari iki ngiki: pesticide that may remain on or in food after they are applied to food crops. Urabona hano baba bashyizemo choice nyinshi zigiye zitandukanye, ariko igisubizo cyari kiriya. Niba wifuza ibi bizamini rero na amafaranga 10,000 uratwishyura, hanyuma duhite tukoherereza ikizamini cyose. Ugende witegure, ibi ngibi bizagaruka. Nujya mu kizamini ugasanga bitagarutse, 70% by'ibibazo tuguha biba byagarutse hariya rwose neza. Nubwo bahindura muri section B, ariko section A cyangwa se kuva ku kibazo cya mbere kugera ku kibazo cya 30, muzi yuko bira bibazo bifite amanota 70 yose ku ijana. Mbabwije ukuri, ndagwa ibizamini 2 cyangwa 3 ubyige,
nujya gukora iki kizamini cya pesticide ugasanga 70% by'ibibazo naguhaye bitajemo, uzagaruka uvuga uti warampfunyikiye. Ariko ngewe muzabaze n'abakoramo rwose, muzajye mubaza ati se wabuzi groupe channel yitwa Akumunsi hari icyo yaba yarabafashije, bazaguha amakuru rwose. Akumunsi icyo tubereho no kubafasha no kubona akazi. Ciao rero, iyi video rero ntago turayigira ndende, no kugira ngo tubahe amabwiriza ku bantu bifuza kuba bajya gukora ibizamini muri Rwanda Standard Board. Ciao.